uretse ko hatanze umwanya kugira ngo bavuge ijambo basimbuye umubyeyi wa mwana. Ntabwo namusimbuye ahubwo nari nshyizemo ikiruhuko. Ikiruhuko uretse tubanza gishyirira gabyara ko mwana we watubonye nabonye rwose hano Bwana Cyambwe rero igitaramo cyiza cyane abashyitsi batugende rero imena ni kuri turakira turi buriya abana baratangiye abaza kuzana bakuru babo noneho ejo bundi kuwa mbere ubwo umuryango uzicara tekereze ubutumwa bagutumye nuko tuzaguha umwanya wo kugira ngo ufite ijambo ariko nturangirwe guca mu gitaramo cyacu nticyashobora kumenyesha witonda. ni byiza kumbwira uko gahunda mwari mwayiteguye ariko nanjye nshobora kubaha icyifuzo gutaramana namwe rwose ndabyemeye kugeza kuri uwo munsi wa mbere ariko nkavuga ngo ndi kubasaba ubutumwa mbubagejejeho mwarangiza kubwumva tugatarama hari icyo byaba bitwaye. oya ariko se ndumva ushaka kutuvangira ahubwo wowe wabitonde urumva tudusanga nko muri abazizi maze kuvuga tuzahera batubyige dusange uko twaguha umwanya nanjye ntabwo abasohoye abana bacu bagiye mu giho abandi barakanuye nibakuma nabo mashyi murasaba ijambo uretse gato sibyo nari ndi kubabona icyifuzo twatanga ahubwo nagira ngo ngiye kutubwira ngo reka n'abana batwakire nabyo turabishoboye ahubwo gira vuba ariko niba dutegereje baracyari mu nganzo mu kanya ndabona mukitegura kandi rero mugiye kugira ngo kujya mu njyana wongera mwana muracyahitamo umwana bashobora kuba mushaka kuza kumuhiga ariko niyo ntari buborohere araza kuza bakuru babo. Reka tubaze kamwe mukuru wanjye niba yadohora bakuru wanjye ashobora kubadohorera akabaza umuryango niba twakwakira ijambo rye. Nkuba ni Justine niko ye ndabumva. ubwo rero buri wese agira umwanya wo kugira icyo uvuga. Yego ariko imiryango irakwemereye. murakoze. Bwana Justine nanone murakoze kuba mwongeye kumpa uyu mwanya kugira ngo bagezeho ubutumwa nawe n'umuryango wa Rutaganda Stanislas, ubutumwa bw'urukundo, ubutumwa bw'ubushuti, ubutumwa nk'uko wa musore wanyu yabivugaga bijyanye n'imibanire. Mu minsi ishize naje muri uru rugo, muri uyu muryango, nzanye n'intore zitangana gutya, ariko zari intore zatoranyijwe n'umuryango wacu kugira ngo nabwo tuze muri uyu muryango tuje kubashyikiriza ubutumwa twari twahawe icyo gihe. Ngiye wari ukuriye izo ntore. Twaje rero tubabwira ko umuryango wacu dufite umusore watugejejeho icyifuzo cyo mu gitaramo cy'imihigo twari turimo cyo kubaka urugo. Tuza kumubaza duti se urugo kwa umugore n'umugabo turakora wowe umusore uzawubakana nande?
atubwira umukobwa wo muri uyu muryango wanyu. Icyo gihe rero twari twaje gusaba irembo ry'umugeni wo muri uyu muryango witwa Mugeni Diane. Iryo rembo mwarabitwemereye, ariko muratubwira muti murabona natwe uko tungana tubemereye irembo, tubemereye gusaba, nibwo twabwiye tuzabatumaho tuze gusaba umugeni ku mugaragaro igihe muzaba nawe mwabonye umwanya wo kumenyesha umuryango wanyu wose kugira ngo uzitabirire ibyo birori. Uyu mwanya rero narifashe ni umwanya wo gusaba umugeni. niko ye Karame. itara rwose itara niba ushoje ariko niba utarasoza nakuniga ijambo gikomeza. Koze uko munyemerere gukomeza hamwe n'uyu muryango uko mubona ugizwe n'ibyiciro byose by'abakomoka mu muryango, abasore, inkumi, amajigisha, abasaza. Twaje tuje gusaba umugeni muri uyu muryango wanyu witwa Mugeni Diane. Tukaba turi kumusabira umusore w'umuryango wacu Kabarira Alex. Naba ngejeje aho ngaho, ibindi gakomeza mumaze gusuzuma ubwo busabe bwanjye. Koze ariko nubwo ntibakumira amashyi, ibyo byose birimo urukundo, nubwo bitashoboka nubwo byashoboka ariko birimo urukundo. Harya Eugene urumva harya umbwiye ko uri intumwa bagutumye. naje mpagarariye umuryango uri kubona turi kumwe hano. Umwana usabira ni murumuna wawe, ni umuhungu wawe? Ni umuhungu wanjye. Ni umuhungu wawe, urakoze. Hanyuma rero niyo mpamvu navuze nti baguha amashyi bayaguhaye, uko bimeze kose birimo urukundo. Wanavuze neza uti nza gusaba irembo, uti mwarambwiye ngo sinsaba umugeni. Ibyo koko niko byagenze, ariko nyine uje Karame. buriya hari akaririmbo njya numva n'abasore nk'aba ngaba kuri radiyo, niba nawe ugira radiyo ukajya ukumva ngo ndagukunda ukankunda bikandenga, ujya ukumva ako karirimbo cyangwa nta radiyo ugira? radiyo ndagira ngo nguhe nzayiguhe ujya ukumva. ndayifite ako ari kujya nkumva, ariko nkagaharira akenshi ab'iki gihe. yewe rero birandenga koko no gusaza bigatuma nanibagirwa. Ubundi harya uri inshuti yanjye, uri umuvandimwe, nyibutse. Urumva byose iyo umuntu yabaye umuvandimwe akitwara neza ku muntu n'ubushuti buguma buzamo. Umuvandimwe nabwo bugakomeza. Umuvandimwe bugakomeza. Urakoze. Ntagikoraho ikindi. Ntagikoraho ikindi. Hanyuma rero ngira ngo uko umwana yakubwiye ko twagiye tugira imihigo ndetse yatugize n'umwanya wa kabiri, kandi n'iwanyu numvise mushobora kuba mwarabaye abambere i Rwamagana. Nanze kubivuga kuko byanyuze ku maradiyo yose. None se wabyangiye kandi ari byiza. Ndabizi uwo mwanya muragira ngo muwudukureho. Nari ndagira ngo ntabivuga mukaba mwacika intege, ariko ndagira ngo tuzaba aba mbere turi babiri. Bibaho koko.
mugire neza. Hanyuma rero kugira ngo nawe hari imihigo twigeze kugirana ndetse inavuga ko ntawe uzajya agira icyo yima undi igihe agifite igihe abona bishoboka. None se uje Karame iryo jambo uvuze ryo gusaba umugeni kandi uzi ko tuva indi imwe, abo bageni uwo mugeni uwo mukobwa ko hari icyo apfana n'uwo muhungu, ubwo ibyo bintu byo turabira dute? Murakoze koko. Burya abanyarwanda tugira amasano, akaba n'amasano yemewe gushyingirana. Twarabisuzumye mu muryango, yari ubushuti butarimo ubuvandimwe. twarabisuzumye mu muryango tuza gusanga igisekuru njye nawe duhuriraho ari icya kera. Ubwo urumva rero ko Kabarirana Mugeni bari ku gisekuru cya 10. Ibyo rero mu mategeko agiye ku gihugu cyacu abatemerewe gushyingirana bari ku gisekuru kiri hasi ya 6. Wabisuzumye wenyine n'umuryango wawe, undi twabisuzumiye hamwe uje no kujya kumbeshya? Navuze ibyo mu muryango wacu, nari nzi yuko amategeko atureba namwe bareba, ariko niba mutari mwabisuzuma mwabireba, ariko ndagira ngo mbabwire icyo amategeko ateganya. Urakoze, ahubwo ndagushimiye cyane wakuti niba mwe mutari mwabisuzuma uti muzabisuzume hanyuma muzasubize. Sibyo ubwo uvuze? Namwe ku muryango se uhari, umuryango wose urahari, nibyo navugaga ntimwabisuzuma nk'uko n'ibindi byose mujya mwisuzuma mu nteko nk'iyi ngiyi. Noneho rero uravuze uti muzitonde mu bisuzume. Hanyuma ikindi ugomba no kwibuka, buriya hari imihigo twigeze kugira ndetse ni nawe wayandika. Turayandika, imiryango irasinya, abari aha barasinya, yego, abatari aha barasinya. Aho hantu nitumara kubisuzuma bwo uzakwira muri ya miryango, ariko ndibuka ko wibuke n'ibindi. Harya duhindura itegeko nshinga, sinawe wajyanye inyandiko dusaba ko rihindurwa? Ndabyize rwose. None si iyacu yo siwe wayanditse icyo gihe? Nange ndagira ngo mbibutse, mu gihe twahinduraga itegeko nshinga hari n'andi mategeko twagiye turahindura. Ibyo byose byagendeye hamwe, birimo n'iyo ngingo yindi nababwiraga mu kanya. Noneho rero inyandiko ndagiye kuguha akazi, ariko niho kwisabiye ba bantu bose badusinye urabakwiramo, hari abari mu gihugu hari abari hanze. Hanyuma ugende bahindure ayo masezerano twagiranye akubiye muri iyo mihigo, hanyuma uzagaruke. Bamwe bari mu bihugu bya kure, abandi bari hafi, hari n'abari ahangahe mu gihugu cyo hiryaho, ariko uzahagende neza. Maze hasigaye numva yo umaze gusinyisha duhinduye iyo ngingo, basanze umuryango usanze ari byo, hanyuma uzaza usaba umugeni. Kandi ndakuduhuriye rwose, ndagukunda cyane. Yewe njye nari nzi yuko iwacu twarabirangije hano umuryango wacu. Biri n'amahire k'uyu munsi mwateranye, nabo murahita mubihindura mubisinyire. Nabonye mwese mwateranye uko bazi ibyo amategeko ateganya 2/3, ndabona muhari. Reka ngone ufite igitekerezo kuri iyo ngingo nawe wumva icyo akubwira. Ndabumva. Uramutubwiye ngo nubwo mwarabyiza mwaritonze murabyiga wanyu murasinya, none urabitonze ariko ngo ntidusinye turarebye n'ibyo wanditse ibyo ari byo. Urumva ibintu ari byo. Kandi rero hari n'ikindi,
wowe waje gusaba irembo hano haza wabyiteguye n'ibintu byose wabyiteguye tuje kugusaba umugeni reka natwe twitonde turebe ibyo bintu mwasinye hano bakubwiye kujya kubashaka ubu urebye inyuma yacu ugasanga bahari igihe tuzagaruka tuzasanga twabiganiraho natwe ingingo twayigezeho tuzagaruke reka murumuna wanjye uyu nguyu wari Tazari nawe ni umunyamategeko agerageze kubasobanurira murabyumva ku buryo bwihuse. Ubwo umunyamategeko ntabwo tuzijyana mu rukiko oya ntabwo mbajyana mu rukiko ariko mbanje kubasuhuza. Murakomeye ni mukomere mugira amahoro namwe. uyu muvandimwe wanjye Nkubana yarabibukije ibyo mwaganiriye ubushize igihe yagerangaga muri uyu muryango waje gusaba irembo, yibutsa kandi yuko n'uyu munsi mwari mwaramuteguje kandi mumubwira yuko igihe azazira muzamwakira neza nk'uko mwatwakiriye. Yewe n'umubyeyi Justine yaje kumwibutsa yuko ari inshuti ahubwo akaba n'umuvandimwe. Yewe Justine muracabyibuka mu kanya mwari muvuze muti icyo uri buze gukenera, icyo uri buze gusaba, ubwo wabwiraga Nkubana muri uwo umuryango wanyu uti uri buze kukibona. Kuri ibyo by'inyandiko rero yari inyandiko kuko mwakoze mu miryango yombi muza kwemeza by'umwumvikanye. Nkubana yaje kubasobanurira yuko mu muryango wacu twaje kubisuzuma, akaba yaje yizeye yuko uyu munsi ubwo muri buze guhura ndetse na bya bibiri bya gatatu by'abari muri ya nama mwavuze baraba bahari, kandi ibyo bibiri bya gatatu byibuka neza kandi bizi neza ibyo mwaganiriye, cyane cyane yuko biganisha mu kwesa wa muhigo w'imibanire yuko byakemerwa. Icyo gituma navugaga nunganira Nkubana ngo naho ngo mwasuzume ndetse n'amasezerano mwamugiriye ndetse nayo mwamugiriye uyu munsi muze kuyubahiriza. Murakoze n'ababyeyi rwose. ubwo ndumva ushaka kuza kutubeshyera. Nkubana yaje twamwakiriye rwose, twamwakiriye namwe hamwe twabakiriye neza cyane rwose kandi twabashimiye. si ibyo se? Nibyo. none rero aho washoreje ni mu mategeko ngo ibintu bya gatatu birahari byo gusinya amasezerano. Navuze ibyo Nkubana yavuze ntabwo nawe kandi nanjye numvise namwe mubyemera. oya ntabwo turabyemera. niba mutarabyemera ubwo ngubwo wenda icyo nari mvuze nkivanyeho, ariko ibyo navuze mbere nibyo. n'ibi ngibi reka tubanza tugusubize. uri umunyamategeko? ndategereje. Murakoze. Karame. mwahinduye itegeko murasinya murabyemeza, none nawe umunyamategeko uraje uti namwe nimusinye dusinye tudasomye tuzasange ari ibindi dusinye. Nyakubahwa ntabwo twahinduye amategeko, ntabwo ari byo mvuze. Ntabwo ari byo mvuze rwose, ntabwo twahinduye amategeko, ahubwo ibyo navuze uretse gato hahandi umuryango kugira ngo tumenye ko koko Nkubana dushobora kumusingira. Igisekuru cya gatandatu muragenda murabihindura muritora, sibyo? ntabwo twabihinduye nyakubahwa rwose. ese nimurahindura itegeko none reka muzasubire murihindure. reka n'umukuru wanjye ijambo. Murakoze. Nkuba Justine, ahubwo wazanye umunyamategeko, ndavuga nturi yagiye kubidutegeka, none aragutetereje rero ntabidutegetse.
nzi ko adutegeka ati ni umugeni oya ntabwo tujya dutegeka iwacu twagutetereka se akaba atagutegetse ngo tumuguhe oya mu muryango wacu ntabwo tujya dutegeka ahubwo tujya inama tukagirwa n'inama tukagira abantu inama nibyo noneho rero ibyo nk'uko wavuze uti twarateranye turabisuzuma dusanga ari mu gisana ari isana rya kenda yego reka nanjye iby'uyu muryango turebe musuzume nk'uko wabisabye uti musuzume murebe namwe murasanga isekuru kigeze kuri uwo mubare wavuze reka nanjye sinkugora rwose sinzanakugora twarabisinyiye nabyo hanyuma mbabaze numvaga inyuma yanjye bavuga bati birashoboka bamwe bagimaka ngo ni icya gatandatu icya kane nkumva baragarukira ku cya karindwi niho mfatiye uyu mwanya reka mbabaze niba nabo babisuzumye nkabo tubaye tubashimye hanyuma ndakubwira ubwo rero hari kabarira ka Rutaganira nahambaho na mu Basagatwa Sagatwa Nkubana wa Rukera buca mu byuma y'abagabo ntabwo nahageze Mwambeze Nani mugeze kuri gatandatu cyangwa karindwi oya mumbwira mwambeze reka tugumye ku reka tugushime noneho rero nkuba karame hasigaye rero ibyo icyerekezo cy'umuryango wacu cyumvise hanyuma muri mukobwa n'uwo muryango si uw'umuryango reka mbaze umuryango hanyuma ndagusubiza niba ukwiye gusaba niba ukwiye gutarama tukazaguherekeza igihe uzashakira gutaha reka mbaze umuryango mu mwanya ko numva bacecetse ubwo nawe urabyumva baba bemeye ndumva uriya muryango bawuha umwanya kubera impamvu y'uko imihigo baresa kandi icyifuzo cyabo bakaba batadushubije inyuma kandi we bavuze yuko bashaka ko tuzaba aba mbere turi babiri iyo batugira wa kabiri twari kuvuga ngo ntibajyane umwanya wa mbere bajye gusaba mu ya mbere ariko kuko bifuje ko tuzaringanira burya ni ukuvuga ngo ejo nitwe nabo nitwe nibo numva rero uwo mwanya twawubaha bagasaba nkuba turebe utishimye ndishimye ahubwo ngaho rero saba umugeni yo gusaba umugeni Diane yo gusaba umugeni Diane mugeni Diane reka ariko mbanze nk'abana baje bikoreye ari bagiye batyo nawe rushaka nuko arega mwari mwatwakiye ntacyo twari twaburanye hariya niyo mpamvu rero bari bagiye ahasigaye rero rwose kugeza ubu ntacyo nkugaya ahasigaye ngaho saba umugeni kuko murakoze mwana Justine kuba mwongeye kumpa uyu mwanya wo gusaba umugeni ku mugaragaro kandi mukaba mumaze kwakira n'inzoga umuryango wageneye umuryango wanyu wo gusaba umugeni nk'uko wenda nari nagiye binyuramo
uyu munsi umuryango wacu waje muri uyu muryango wanyu kubasaba umugeni witwa Mugeni Diane. Tukaba turi kumusabira umusore w'umuryango wacu witwa Kabarira Alex. Reka nk'umuryango rero usubize. Niko Karame ntabwo umuryango wacu washimye Diane. Umuryango wacu washimye Diane. Umusore wacu yashimye Diane. Washimye Diane wenyine. Uyu munsi icyo mpamvu tuvuze Diane ni uko yashimwe n'umusore wacu, ariko umuryango wacu mwese warabashimye kuko dusanzwe tubana neza. Uretse ko cyari babyibagiwe. Ajya ntabwo nari nabivuze igihe nabashimiraga Reka ukuntu mwatwakiye n'ukuntu musanzwe mutwakira n'ukuntu tubanye. Reka ubwo byanciyeho. Wishakiraga Diane. Oya, nabashimiye ariko muri byibagirwa, nabashimiye rwose. Ntabwo nashaka kwibutsa. Reka mbe abandi we umuntu wabati reka tuguhe umugeni muri uyu muryango abantu ntibakoma amashyi, hanyuma ubwo Diane koko uwamugira ko yamuha abantu batazi gushima. Umuntu avuze ati ndabaha umugeni, ndabemerera umugeni, nubwo Diane yabura ariko tubabemerera umugeni ntabure n'amashyi, ubwo murumva koko kirekana. Abinyuma bo turababwira babe bagiye ku modoka usigarane n'ab'imbere bakomye amashyi. Kuko icy'ingenzi gikuru ni uko abakobwa bacu bose ari beza. Nibyo kandi nta kuvuga ngo ubuze ibumoso afataho iburyo, bose ni beza. Igikuru cyane kukwemerera umugeni. Si ibyo ko tutarabaza ba nyirasenge n'abandi bose. Ndinavuga ko uriya muryango nubwo akarere bakavuze nabi, twakubwiye ngo ni Rwamagana ukavuga ngo ni Rwamagana, ariko gushyingira Rwamagana ntacyo bitwaye, cyane cyane ko ari Buganza umuntu agera akaganza. Ariko ku ruhande rwanjye twaguha umugeni, ariko ntituramenya mu bakobwa bacu kuko uri kuvuga izina rimwe kandi abo ba Diane bagira n'abandi mazina yego uraza kuyavuga nyuma. Twe gusa igikuru mbona kuri njyewe twaguha umugeni, ariko ntituravuga uwo ari turakuvuga ngo nganari kandi turabazana ba nyirasenge n'abandi bose. Murakoze. Niko nkuba ndabumva. hari umugabo wari utuyengira mu iwanyu, umugabo witwa Ngendandumwe, uramuzi aracyahatuye? Ngendandumwe? Reka uwo nguwo n'uwo mu gihe cya kera yaranimutse. none yasize abana ariko ubu rero iryo zina rya Ngendandumwe kugira ngo ni nawe se wowe ntujya no kwakira, ntujya no guha amashyi nk'uko babivuze. Ngendandumwe ajya natanze amashyira ngo mwerekane yuko turi umuryango. ahubwo tugiye kujya twe tuyaguha. Noneho rero nkubana reka mbaze ba nyirasenge icyo ba nyirasenge bemeze rwose, ntuzure ukundi, ubwo nawe urabubyumva. Abantu batubwiye ko baturuka muri Rwamagana, abantu ba Rwamagana natwe aho hantu twarahagiye tuhagishiye, dusora inka zacu barazikunda. Ubwo rero kuba mwatinyutse kuza gusaba umugeni hano, ndumva mutamubona kuko icyo ni icyaha gikomeye kuba mwaraturumangirije. Urabyumva nkuba? Ngaho rero impamvu rero
ihanganyura iyo ngingo dore ko uri kumwe n'umunyamategeko. Nacyo kuko mu myaka ishize hari igihe iwacu Rwamagana hari indwara ikomeye, indwara y'igifuruto. Icyo gihe ntabwo twari ukuntu tubakunda, ukuntu imiryango yacu yanywanye, ntabwo twari kwemera yuko inka zanyu ziza kwandurira kuri iryo rugo. Buriya wenda abashumba nabo baba barabasobanuriye impamvu, uriya mubyeyi akaba yaramenye impamvu tutashatse ko inka zanyu zijya ku iriba ryacu. Niyo mpamvu y'igifuruto, kandi twari turagira ngo rwose inka zanyu zitandura. Yereka bumve ibyo bisobanuro byawe, mwumve ko babyumva. Habya mwazijyanye ku rindi buga cyangwa zatahiye? Zagiye ku rindi buga, tari aho twabarangiye mu wundi murenge. Ahubwo ubwo noneho menya bitagiye gusobanuka. Birasobanuka. Umuryango rero ubwo ngira ngo murabyumvise. Tumuhe umugeni, tumuhe umugeni, tumwemere umugeni. Ngaho rero nkuba umugeni uramwemerewe. Urakoze Bwana Justine. Mu izina ry'umuryango wanjye, umuryango muri kureba hano, dufite ibyishimo byinshi. Niyo mpamvu muri uyu mwanya munyemerere mwongere mujye juru tubashimire ku mugaragaro. Baje kubasaba umugeni, muramutwemereye, none turagira ngo banza ukora hari. murakoze mukoze. Wakumugabo. Nibyo. Sino bwa mbere. Yego. Iyi rero ni inzoga yo kubashimira. Yo kudushimira. Rwose kugira umuntu ushima nanjye birashimisha. Nibyo. Mubire aho ushaka gukora. Ariko baba bahaza abana. Mujyaniriye mugende mwisange. Niko abana batora inzoga bagende akiri. Ndashaka namwe mujye munyibutsa ariko mwikuki. Ngaho rero nakuze rero bitari none twiganira ibindi tunywe inzoga dutarame, ubusa umutima ntugiye hamwe. Ugiye hamwe, ariko ubutumwa bwawe bugikomeje. Ubutumwa burakomeje. Munyemereye umugeni, ugira uhamagara abana rero nkiraho. Oya. Mwanyemereye umugeni, ariko ndabizi ko umugeni twaje gusaba ntabwo ari umuntu, ahubwo ndagira ngo munamushe kuko naje nitwishe. Bitari rero tubyigiyeho nabyo. Ngaho rero watugeneye izimeze zite? Yewe ntabwo naje mbageneye, ahubwo ndagira ngo mbasabe mu nkoshe. Kono mbari wavuze uti nikwize nazizanye. Oya none twakukoshe tudafite. Ndazifite namwe muranze, si ubwa mbere nje muri umuryango wanyu, umuryango wacu murabuzi, ntabwo rwose mwadukoje dufite cyiciro cy'abatunzi. Cy'abatunzi. Uriya muryango nawe ukunze, ariko bageze mu cyiciro noneho birancanga. Niba ari ibishya, niba ari ibisanzwe, ariko turacyagendera ku byiciro bine. Niko biri. Ndumva umuryango noneho nubwo bari bageze turaba mu cya kane, nawe mu cya kane, cyangwa uraza kujya hasi yawe kubera ko waje kudusaba. Niba ibyiciro ari bine ukaba uri mu cya kane, twebwe ubwo ngubwo turaba mu cya kangahe? Twese turi mu cya kane. Twese turi mu cya kane. Twavuze ko kandi waje gusaba no mu mihigo, kandi tugomba kugendana. Ubwo rero bigaragare ko ushobora kuba uri mu cya gatatu tukaba mu cya kane, kuko hari ibyo tukurusha waje kudusaba.
Rega nyamara nuko nguko aho mushyira ndahemera ariko bazi ibyiciro neza aho mwicaranye ni mu cyakane cyangwa urashaka kuvuga bya bindi bitanu bageze cyandinda cya rugemwe ruyange nibyo urimo kugira ngo tugire ibyiciro bitanu ubu uri mu cyakane cyo mu cya gatanu cyangwa uratangira muri ndinda na mundebereho reka munganire umuryango wacu uri mu cyiciro cyabandebereho mundebereho ni icyiciro cya kane namwe ubwo muri mu cya kane kandi tukaba dusanzwe dushingirana kandi dusanzwe turi inshuti numva kubasaba umugeni mukamutwemerera nk'uko mwabikoze kandi twabashimiye numva rwose twakomereza aho ngaho ubwo ngubwo uri mu cyiciro cya kane cy'ibi byiciro bigiye gusohoka bitari ibya kera ariko tukaba mu cyiciro cya kane ubwo rero twe turi mu cya gatanu ntabwo mwaje kudusaba nta kibazo rwose ariko kuva mwatwemereye twabashimiye rwose ni byiza cyane ubwo muri mu cya kane cy'iki gihe ubwo ndabyemeye ariko ari icya kane cya kera byaba ari ibindi byaba ari ibindi rwose mwe muri mu cya gatanu twe turi mu cya kane twaje kubasaba umugeni murakoze ukosha ibyo byiciro birasobanutse murakoze gukosha rero ntabwo turi buzitere imijugujugu tutazimena amaso kandi ntiturabasaba veterineri kuko tuzi ko cya gifuruta cyarashize ariko dukeneye amashashi 8 ntabwo dushaka izikinze kuko izikinze hari abo zikosha niba rero mufite ayo mashashi 8 mutubwire ko mwaba muyafite cyangwa se icya kane hari igihe mwavuga ngo dufite 6 cyangwa 7 murakoze murakoze twemeye kubakorera amashashi 8 kandi nk'uko mubizi urwuri rwacu ruri hariya muri Rugende rwegeranye n'urwuri rwanyu mu kanya baraza kubabwira uko zageze muzindi aho murashaka twari turagira ngo dushyire mu rwa Rugende ariko muratubwira turazigezayo ubuse ubabaha abajya kunazireba ndetse bakazihagarana hagati kubwo zitaziranye zishobora guterana amahembe abo ibyo byaba ari byo nta kibazo rwose n'ubundi twari tuzi ko turahura n'abashumba bacu urahura nta kibazo kihari oya ndabemere kandi ndakwizeye zirajya mu zindi nk'uko turi inshuti nazo ni inshuti murakoze ubundi umusore usabira mwamuri kumwe zabaze ikindi gihe abaye ari hafi bamubwira akaza akadusaba turi kumwe n'abari kubyumva hamwe n'abamugaragiye bahaguruka bakaza mukamusuhuza byaje kugeraho abantu ubona basa naho bose bariho babyibaza batese biraza kugenda bite ko tubona kabari wawe ndeba basase bakabarira basa bose kabari wawe kabari ujya mbona kabarira imbere ugenda abasaza bagusuhuza nguyu rutarimba n'umugayo umugamba akawutahana indatirwa bahize mu ikotaniro ry'abahizi akaba rutarindwa mu mugambi
muvuga w'uyu baratiriwe imyato w'uyu bavuza nk'ayo umusore w'igikundiro w'uyu mukwe reka mpagurike noneho mumenyeze munsi uyu muhungu uja uyu mukuru muto ijana Roger nta kindi mubaza ndishimira gushima urishimira ashimye ariko nanjye ndagira ngo ngusabe undi ngusabe ko Diane yaza agasohoza akabarira niko yego ahubwo nageze ngo tugiye kugusaba undi dore abasore ngaba wababonye bizagira umunsi wabyo bizagira umunsi ngaho rero nibamwerekeye aho yicara hanyuma umukobwa yaba ari ino yaba atari ino aho azazira zamubwira azakuramutse ndagira ngo nsabe Kabarira wongere utera intambwe enye ugana imbere utera intambwe enye ugana imbere rwose aho rwose uko utera intambwe byonyine ubwabyo biragaragaza ko urugo uzarwubaka rugakomera hari umuntu usaba gutera intambwe ukabona arakebaguza ibyo akora ntabizi burya mbonye ko iyi misango yari ifite agaciro utera intambwe uza roho mutagatifu ambwiye ko yari wowe mukwe twari dutegereje kugira ngo nyemerere ntakire rwose ndagushimye data munyemerere twongere tumwakire hindukira twongere tumwakire tumwakiriza amashyi rwose twizihirwe kandi tumereke ko twizihiwe uri umukwe mwiza ubereye uyu muryango ndagira ngo unyemerere ntabwo ari uwaje aguherekeje n'uwaje kugaragiye ndagira ngo unyemerere uhindukire umbwire niba ukwiriye kuba kugaragiye uragira gutya gusa kwegera kube hafi y'icyo mwabonye ukuntu abigenza umwami akunze kubaha amutunga inkoni ntabwo yirirwa avuga ngo ibindi aha uraho neza ni wowe pare wapanze imipango myiza ntupimipura bimwe by'abapagani urasobanutse rwose aha muhindukire murebe hano rero murebe hariya aba basore rero mwese muri abasore beza nabonye muza mwese ngira ngo umuryango wacu ugiye gushyingira koperative banza kugira impungenge ariko data arazima rugo yasabaga Kabarira agatera intambwe imwe akagana imbere muri beza murasa neza babiri hariya abandi hariya isengesho ryanyu namwe ubutaha muzagenda mwemye kandi tuzabashagana murakabyara babiri hariya abandi hariya ngaho nimutambuke rwose uko mutambuka tubasabira Imana izabumve namwe ihindura amateka umunsi nk'uyu tuzataramane dusangire ibyiza umunezero muri uyu muryango aha Kabarira ubu rero nyuma y'ibiganiro byiza ababyeyi bagize bansabye ko mpereka ibyimbo ugaca akabogi tutambuke utambuka neza gusa nkagukunda ugatambuka nk'imfura ugatambuka gitore ugatambuka nk'indatirwa abahizi ugatambuka nk'umwesabigwi uraza kugenda imbavu zose zimeze neza ko waje aho bagukunda uvuye aho bagukunda akazi ngaho cakabogi rwose ushyike mu byimbo ye data rero nuza kunyemerera icyifuzo cy'umubyeyi mwaganiraga unyemerere nanjye ngiye kugishyira mu bikorwa atenda mukunda ngahora ikirere
umutima urukigiteko atinda mukunda ngaba yisomuri yajaza kubareba umutima urukigiteko iryo banga kuri wigwa naryo mwewe nake ngo umusore asumba musaza we umutima urukigiteko atuma umusize yihima yacuritse icuma ritungura ko yeyenda akarahira ngo arashaka mugeni wacu mwiza n'umukobwa mushiki wanjye umutima urukigiteko mugeni we ku mutima urukigiteko n'uwo muhungu azabivuga atese n'uwo muhungu abigenje atese uwo muhungu abikitse atese uwo muhungu azaturuka hehe kubwira ngo uko mutwa iyo mutoni we umutima urukigiteko undi mwana yaradusuye kwati ntiyahura n'imutamuma ati ntiyahura n'imutamuma kuko ndamukunda nawe abizi umutima urukigiteko ko mukunda ubwiza mu buranga uko mukunda ubwenge mu buhanga agira urugwiro n'umutima utuje nawe kuko ateye nguko ateye bintera ubwuzu umutima urukigiteko mugeni we ku mutima urukigiteko igenda mwana usanze urukundo ujyane rwinshi urutware w'impamba ni wowe murage wasanze mu wawe urumuhunda utaziganya maze rubaherekeze no mu vivi umutima urukigiteko urwanyogokuru n'abasogokuru banyoko wanyu n'abaso wanyu banyogosenge n'abanyokorome babyara bawe n'urungano rwose urwambaro tumufashe twese twizihirwe amashyi yacu ajyane tumufashe twizihirwe umutima urukigiteko umwari warezwe neza mugeni we ku mutima urukigiteko mugeni we amashyi yacu twese ajyane rwose twizihirwe tumushyigikire amashyi ku mugeni mwiza arakoze cyane nyampinga nyemerere data sanganira umubyeyi maze mubyeyi unyemerere umuhe za mpanuro nziza z'ababyeyi kuri uyu munsi mwiza w'ibyishimo waramutse nako niko uje karame Yusti hanyuma se ko bagumye kwicarira nari ntegereje yuko urumva biri bugende bite umwanya nk'uyu ugera tebuka ariko ko niba ugenda useta ibirenge uraho mwana wanjye Diane yego Diane uyu mugabo yitwa Eugene akaba yaturutse
mu burasirazuba mu Rukaryi urahaza urahumva yaje kudusaba umugeni muri uru rugo ugira barumuna bawe ugira bakuru bawe ariko aza avuga ati ndagusaba Diane twamusabye natwe ibigomba gukorwa uwo muhango uko bigenda yarabyubahirije yarabikoze ariko kandi n'ubundi yarasanzwe ari n'inshuti se igitangaza none rero bamubwiye ko umugeni tumumwemereye noneho umuryango barasuzumye usanga ari inshuti umuryango uri gutanga ngo ushange Eugene ubwo rero araza ibikurikiraho we arabikubwira Eugene dore umugeni wadusabye Bwana Justine murakoze reka nongere gusohoza Justine murakoze nkuko nari nabibasabye sino gukora gusa ndanakuze reka njye kwicara nibyo nkuko nari nabibasabye ndagira ngo Diane azasuhuze Kabarira mukabinyemerera kandi ukabibikoze ndagira ngo sabe Kabarira yigira imbere mwereke Diane yasabye umuryango kuza kumusaba Kabari yigira imbere uze usohokanye na Diane umugeni badusabye bamusabira Kabari nibyo ndagira ngo ashimire n'uyu musaza we umusaza Justine yari yatumye ngo tubwire Diane aho yari ari ku ruhimbi ngo aze asuhuze Kabarira umusore genda nawe ushyire ku mutima ngibyo urwo rugendo iyo distance iyo ntera iri hagati ya Alex na Diana yankunda kuyita urugendo mvabugaragu njyabugabo urugendo rukomeye abantu bose bagenda kandi ukaba urugendo rwiza rwizihiza ababyeyi inshuti n'imiryango Alex ndagira ngo ndebe uko urwo rugendo rugenda urarugenda gute aho hagati iyo ntambwe irimo aho niho ruzingiye 1 2 3 amashyireje cyane rwose oya rwose murabyemerewe ubundi iyo foto nziza cyane ifoto igaragaza ko utigeze unyura mu cyahafi ngo uhingukire byo bandi iyo foto ugomba kuyifotora abantu bose bakabimenya mpa urusumba zose nkwereke ko urwo mukunda rusumba byose ayishyiramo yitonze ayishyiramo neza yagezemo ndavuga impeta isezerano n'ikimenyetso gikomeye ati nzamukunda paka uruzira umupaka abazazana impaka nzabigizayo mpaka ibyanjye nawe twakuyeho imipaka reka dushimire abari ku buhanga bw'ibyuma ku ndirimbo nziza cyane bariho badukinira n'abahanga cyane indirimbo nziza barasobanutse ati mukumbura mufite iyo indirimbo idasanzwe dushimire rwose abari ku buhanga bw'ibyuma urabona ko ibyo bakora iriya LP Studio ibyo bakora barabizi rwose ijambo yakubwira mbere mugihura Alex ijambo yakubwiye ryatumye umwemerera urukundo ukajya kubwira papa na mama ko wabonye umusore ugukunda ngaho ufata umusaya wegekemo tuza sinzira amasaha 15 ukurure ijambo yakubwiye bwa mbere iryo jambo iryo ryonyine iryo Christeza kuzwe turanezerewe cyane iryo jambo yakubwiye ko atazigera atakira igihango cy'urukundo Alex ati iyi ni impano nakugeneye umugore mwiza ati nzagukunda iteka nzakuba hafi uruwanjye nanjye wawe I love you Jotel ati my all buri byose byanjye uwawe nawe ukaba wanjye nzagukunda kandi nzagukundwakaza nzakugambikira k'umugabo wanjye nzagutetesha kandi ubupfura urukundo n'urugwiro
urugwiro natojwe n'ababyeyi. Ati babyeyi, nguyu umukwe, nguyu ubona babwiye igihe kinini, nguyu uwo nakunze nawe akankunda. Mwarakoze namwe kubishima nk'ababyeyi, mubiha umugisha, muragahorana ishema, muragahorana ibyiza, muragahorana ishema n'isheja, muragahorana umugisha. Aha, ndagira ngo kuri uyu munsi udasanzwe, umunsi indashyikirwa z'umuryango zishimirwa byimazeyo mu buryo budasubirwaho, ati rwose mwongere mu mwakiriza amashyi n'impundu babyeyi beza, mwongere mwizihirwe uyu n'umukwe wanyu. Ati ndanabashimira ahobera nyirasenge, ati utagira nyirasenge arisenga, ariko ugira nyirasenge mwiza nkawe ntako bisa, aramushima akamushimira. Ukwiriye gushimwa no gushimirwa mubyeyi, uruwo gushimwa. Ati rwose nimuramutse umukwe wanyu, ati uyu n'umwana wanyu wundi mubonye, ati kandi n'umwana muzakunda, maze ahobera nyirasenge amarira y'ibyishimo. Ati ntabwo mpa agaciro uruhara, ahubwo ndaha agaciro uruhare wagize.
ati mubyeyi wabyaye neza umubyarira umugabo mwiza nzakunda agahurwa akaza ati mu izina ry'icyubahiro cy'umuryango njye na Alex tuguhaye atucaniwe uruti mu izina ry'umuryango turagahora n'ibyiza uragahorana amata n'abataramyi urakagira umugisha urakagira ishema n'isheja mubyeyi wabyaye neza ati kandi ntabwo ari byo gusa ati hari n'indi mpano ifunze neza ati naguteguriye mubyeyi ati iyi ni impano yawe mwegerane musangire iyo foto ifoto izajya ihora ibibutsa ibyiza mwagize umunezero mwagize imfura zitaramye umugabo umusore ubundi mu buzima busanzwe ni umuhanga mu bijyanye n'iminywere uri kumwe ntashobora gutuma icyaka ngo ntabwo akicara gitsirika ngo iyo ukishe kijyana na nyiracyo ahanga rero baragitsirika ntabwo ushobora kuba utari umunywi ngo ukore ibi bintu ntabwo byakunda saba ngo uri umuhanga usobanukiwe ibintu bijyanye n'iminywere urabona ko ntabwo ari ukuntu abantu ujya kubona ukabona baracugusa agacugusa ukabona reka da ariko warabikora nta gucugusa nta kugira gute ukabona urukoma ruribwirije ruvuyeho ngoma narwo rutinya abantu nkamwe abahanga cyane abatahira biwacu abatahira mube hafi mutubwire amazina y'izo Diana yakowe kandi dukoresha umwanya neza nk'intore kugira ngo ibisigaye byose bikomeze bigende neza abasaza babitwaye neza natwe rero dukomeze tugendere muri uwo murongo uko wabiteguye ati ibi bivuze bamwe bavuga cheers ubundi bivuga ku rukundo rwacu ubwo nawe niba hari umwegeranye kozaho twumve kozaho niba nta gihe ari ukozaho bariya bashiki bacu barabyumva bibwirize tubone uko dukozaho aha Alex nawe ati nzakurinda byeru byemere byose imbere y'ababyeyi nzakurinda mitsingi dutsinda abanzi dutsindagira umubano ati nzaguha amacunga baducunga bamwari aha noneho uretse gato muhagaze Pamela muterure utwo turahuriye kugira ngo amafoto azaryohe so
ntabwo ari ukurondogora no kugira ngo n'amafoto azaryohe ndaba ari inshuro 3 rimwe no kwitegura kabiri no kureba mu rusangira gatatu no gusomyana murayoborwa n'umwuka roho mutagatifu abayobora twagiye 1 2 3 ko nyine buri wese arasobanutse rwose amashi cyane bane bamugisha biryoshya amafoto bigaragara neza biri smart bigaragara ukuntu kwiza cyane mwicare rwose very nice murasobanutse ndagira ngo musabe batahira mutubwire amazina yazo mama ziravumera mama mishenge ziravumera mama zivuye mu bihugu byazireze zikumbuye u Rwanda rwaziremye zirashaka amariba y'amakera n'umukenyu zikesha ntuzikebane mama ziravumera mama. Ndabasuhuje abasangwa beza abasangwa basangiragenda abasangwa dusangiye isano umuhoro n'amahoro y'umwami Imana ngarutse mu rwuri n'umutahiro muri bwe mu gitondo gitaramo gitangaje gusa amakuru menya ruhuza amace muzi wacu yibarutse ebyiri amakini muntu ducyura amakini mo kabyara natwe bahise uraho neza komera cyane burya ngo umusazi yahuye n'umunyagicuri bagenda ngo uraho dusa nko guhera amazina rero nsingizwa n'umusingi Eugene turi mu gitondo gitaramo gitangaje ariko ndacondore baririmba batarimba umugambi mwiza ngawutahana inyemerwa batijana mu ijuru magaza hangando umusore ubatse ku rutare umufasha wanjye n'umwuka wera kandi uyu mukobwa wanzanya kudepoza kwa Yesu amen murakoze kuri amashyi ngaho mbyamenya ko byarabaje kandi rero ntabwo ndi n'abandi bivuga ngo ni ibipine by'imodoka niba ari imbwa baramaze ahubwo nyagiro zimeza kunyikora zibangatanyije abanza bazima bagahunga ingabo y'icondo nyibanza mu ruganda zingabo zibugiranye ndongozi wa Rwanda meza kune intare cyane urumye ubutege ngaho nyinshi tubwira amazina y'izo wacu n'ubuvuzi mana ngoro wiguzi ngo maruti rw'impangare rwa mpabuka impamba amarere rwa kibunyi mu bita cyuma gira amashyi Muni ugeze mu nezi samaje amahembe ukazikenyeza imbuhozi we maguru mahiro ukunda amahindu izi bacu zirimo zikamirwa abana zikabangananye zirimo zikamirwa abakobwa zikabarinda kugumira zirimo zikamirwa abahungu zikabarinda iminkanyari zirimo zikamirwa abasaza zikabarinda gususumira zirimo iy'akaraga rutarimba umugambi mwizira rugiraye yaraye yimiriye abagomera birababiremereza n'abari kumwe yanze kuryamira ikibero kuko batayirebuka ikibero igasanguranye Chaminda chanyaga chanjana naibambe gichanya bikishipo nanje nakoga nganje imwe ngamaru tete wanyi wanguriyo takange konde dari mbani yuma manga yendas kuyuma manga yendas amaza mugando ngabanda ngajiro kichoma tawe chinyarwa muchongo rimiris gizi watu zirime jitoje toje mukode mari jikundi ngargaza buzima biyagere pamwe pigasirizi gichoro kichongo nareta itunze bayifuza ikivuguzo kwasa bichiro na hoteli nga yitori nanga banijuru ngande yemeze nze kamundi ndata mubiye baziri minyanya nyagirwa n'igani yo muruka jinaga hejeri mu gitomba nirishigandora inyanya yemeye ubugera bwa mayira nimutuma kuri musha amagambo ubona bakaza yorekerwa ko kwikinga mu maso mwanjye rimwe ngo niko ku muyaga washa ndayirembeje cutaka kugira imana ndavuga
rwose barukisha ry'abashakora gishyanga kwihugikana mu rwego rw'urindi muremure w'ibisabo izi wacu zirimo runyana na runyagiza runyagira turunyagira n'umusatsi mu karongoro mu rukundo ziyamwanura baribyo muzizo dutorudene basirinya rw'abasemanukisha ry'abashakora gishyanga ndavuga rw'abasemanukisha dawe data rero tuzivuze bwakira bugacya nagira ngo munyemerere bashyikirize ibyoyi nakoresha kuri mu ruhango uzajya umenya guhanga ikinzo n'umukuru ntubona data umwanzi ukwangana agapfusha iradiyo ye yumviraga amakuru dawe data rero nagira ngo merekeze iwacu umwanya tugende urabizi rero iwacu ntabwo turi ibigwari nagira ngo unyemerere nze ngusanga nivuga banguka urakoze kabyara rero sindi nk'ababandi ahubwo ngewe ndirusibiza kurya ko zimangatanyije banza bazima bagahunga ingabo y'icondanye banza mu rugangazi ingabo zibugiranye ndongozi yarwanamiza kunyereka b'amacumu maremare ndabari meza dawe data aho wanumye nagiyeyo kandi uko warintumye niko byagenze gusa bambajije bati umugogo wacu mujyane muzamufata mute ndababwira ngo tuzamurinda jido ahubwo tumuhate ndito niba hari icyo nakosheje wanezamera ntubona umwanzi ukwanga imbere ijana zirakamurira ikuri umutangabuhanga nanjye reka mbere muri kimwe cya kabiri kirangiza nanjye njye wanjye mvuga amazina y'izi wacu babacuti n'akabarasi yarwengose mahina bakomeje guhunga nibazira guhanga izo baziri batuti kandi maze amacumu y'imanga yakajijwe na bene barabatiza akatinya kurakoza muri kina batyaza ibinduriye muri izo batayitamba za sesekaye bitaba umugabo w'ijyamahanga atinya ngo bazishite imyateye ingoma famine bapfukamira ndagiye imana z'amihigo ku mutima ukeba ikinyabumbi kirimo ikinga ikigarura umunsi uturika ibinatsinda zirekabura barayirangamira igishari bari amasonga y'ingabo nziza abatari bacuru n'abasoma yaho n'abatekereza amaso iyo ni ibintu bya rujuma zikamini bagize abaswa inyama zitema mu rwambariro maze amashyiranya arabura unisanga bagira agahinda maze kwishora mu cyambo urwamaze kuza ubwunge impundu ziruta urwambo narazishoye umurambi narazishoye umukenke zikukira umutende urukari impundu ziravuga kuko haje umuhozi icyo ngundira imanzi ihagarariza rugaba ihagarariza rugira umwami yarazishimye umutahira ndazitaka imazibanira utimanzi amashiyanga mvugamunga ikamara tirutikange maze amatungo y'imangare ibatanga igembe ya rwanamiza izuta ikirezi yonse ikibondo inyamibwa ruhingo yamadutse igitanga bahita inarama naguhiga imfizi y'inkorongo ngabo yese y'igitare ngogaruka ngo rukingo y'umunyimonga zikamara ngo ibintu bimbura ibirori zone zibereye kuhamibizanya guhamagarwa n'izigahamagazwa igororigo rumva w'ingogi yakwejuru ryasambanye maze ruvuza ibyara imivano ikandekeraho naza kwivamo mugenge yakeneye umuyobo hari umushishiro hari umuhurura n'umucaca uwo muhurura nta kintu ushinzwe nyuza gituma abakobwa bacu mubahurira nk'uko mwaje uyu munsi ariko reka natwara runaka n'akarengeje n'agafungo gasakuze nabisobanura byombi ahubwo nambuke jya kwa data mbesha umugisha nsubire mu rwuri ujye umenya guhanga urakoze urakabyara ndagutwarana twose kagira ngo unyemerere rero banze soza ubutumwa mukuru wanjye ndashima databukwe ndashima n'amabukwe ariko cyane cyane ndashima wowe mbogaye murakoze cyane murakoze cyane murakoze cyane abantu baba barababaye hafi mu buryo budasanzwe
rero ku munsi nk'uyu wabo bahisemo gutegura impano zindi zidasanzwe, ntabwo ari nyinshi ariko nyine zihagarariye abantu bose bagize uruhare kugira ngo uyu munsi mwiza wabo ugerweho. Kugira ngo mbanze nsabe umubyeyi Gilbert niba ari hafi anyemerere ahaguruke. Ati ntabwo nabona uko gushima, ntabwo nabona uko gushimira, wagize imbaraga zidasanzwe igira impinduka ku buzima bwanjye. Igihe cyose nabaga ngukenereraga narakubonaga, nta na rimwe wigeze untererana cyangwa ngo umbe kure. Wampaye inama zahinduye ubuzima bwanjye ku rwego ntagereranywa. Wabaye hafi aho data yagombaga kuba, aho abandi bakuru banjye bagombaga kuba, aho umubyeyi wanjye yari bube warahabaye. Nta na rimwe wigeze unkoza isoni igihe nashakaga inama zawe, yaba amafaranga yaba ibitekerezo byose warabimpaye. Ungana data, igikombe nari guha data uyu munsi ndakiguhaye. Wagize uruhare rukomeye, wagize impinduka zidasanzwe mu buzima bwanjye. Ndagushimiye, 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 ndagushimiye. Imana yo mu ijuru ibyumve iri mu ijuru ko ngushimiye. Uzagira ibihe byiza, ndagukunda, ndagukunda my brother, ndagukunda n'ukuri, ndagukunda cyane. Kugira ngo nsabe bamushyikirize impano. Mwihangane, ntabwo ari ugukoresha umwanya nabi, ahubwo biba bifite impamvu. Buri muntu nyine agira gutekereza iki gikombe ukagifunga neza, ukagitegura kuri uyu munsi ukagitanga, bifite ibintu byinshi bisobanura. Gilbert, wowe n'umuryango wawe akugereranya n'umubyeyi we. Niyo mpamvu kuri uyu munsi aguhaye igikombe. Ubundi igikombe gihabwa umuntu, gihabwa ekipe yakinnye ikitwara neza, igatsinda, kandi igatsinda nta kipe n'imwe yigeze yitsinda. Kuri uyu munsi rero ku bantu dufana Liverpool, ndakugereranya nka Liverpool ko niheruka gutwara igikombe vuba. Ndagira ngo nsabe agushyikirize icyo gikombe. Kizamure cyane rwose, abareba bari hano muserebure. Mu Rwanda turamugereranya nka Rayon Sport, mu Bwongereza twamugereranya nka Liverpool. Uyu munsi uri winner, uri the champion. Ni wowe ubashije gutwara iki gikombe muri iri rushanwa ry'abo mwari muhanganye. Reka nanjye ngikoreho, reka nkoreho. Arakoze cyane, arakoze cyane. Papa Junior nawe ubwo bari hafi ye kugira ngo babashimire mu izina ry'umuryango. Wow, mbega byiza. Mama Junior, Papa Junior, muri famiye nkunda, muri famiye mpoza kundi y'umutima, muri famiye yambaye hafi mu buzima, muri famiye ntashobora kwibagirwa. I will never Kinyarwanda baravuga ngo I will never, Cyongereza nawe I will never forget you. Abo nzigera mbibagirwa na rimwe ubuzima bwanjye. Parcelle ati uri umuvandimwe mwiza, nyemerera gufata ifoto y'urwibutso. Nzagukunda iteka kandi nzakuba hafi iteka. Ariko Alex, uri hafi, ubu mwabaye umwe. Alex, uri hariya hafi ufashe gushima no gushimira. Ko bimeze. Ubu ntabwo ari Diana wenyine. Mugwaneza hafi nayo baguye impano bakugeneye. Aha, iyo ni yande? Sigaye? Okay, sawa. Nzanira ku gatebe rwose, gira urabona ko turiho turakoresha umwanya neza rwose. Ati Mugwaneza, ndagushimiye mbikuye ku ndiba y'umutima. Aturi umubyeyi. Aha, abamaze gushimwa no gushimirwa nimutambuke tubakomera amashyi menshi cyane, rwose, abashimiwe n'abashimiwe bose. Aha, noneho biruhagarare hano
Diana hagarara hano ushaka kuri intebe ndagira ngo nsabe mushiki wanjye ujye umfasha mu bihozo n'impano ya mama bayigira hafi Nyampinga